ngira ngo murabona ko ibintu byakaze, aho Nyambo ubu ngubu yamaze kuba yata umutwe nyuma y'uko yari yagiye kureba Nick arimo kumubaza ukuntu yashatse kuba yakwica mama we. Nibwo yagezeyo barakimbirana, Samu nawe ubwo yari ari mu biro ahita aza kureba ibintu biri kuba, ubwo yumvaga urusaku nibwo Nick mwabonye ko yari afite icyuma, nibwo yahise akimupfuma mu nda. Ubu ngubu ariko murabona ko ibintu byagoranye, aho ubu ngubu kuba kiriya cyuma cyatewe Samu ubu byamaze kuba byashyirwa kuri Nyambo, ndetse ubu ngubu agiye kuba yanakurikiranwa n'amategeko. Ese muratekereza biruze kuba byagenda bite ko tubona ko ibintu byakomeje kuba byagorana? Ngira ngo murabona ko ahangaha Nyambo yari afite ubwoba kuko yahise yirukanka agasiga Nick arimo kumwe na Samu arimo kuvuga ngo Nyambo niweho umwishe. Nyambo rero nibwo yahise agira ubwoba arirukanka ahita ahamagara Yoramu, dore ko ubu ngubu ari we usigaye yibwira ibibazo bye. Nibwo yahise amubwira, maze Yoramu amugira inama yo kuba yatoroka, ariko Nyambo yabanje kuba yajya kureba mama we ngo amubwire ibyabaye ndetse anabashe kuba yamusezera. Ubwo rero yabimubwiraga twahise tubona bahise bikanga, tuzi ngo byari bigenze bite, wagira ngo sinzi umuntu waba ugiye kuba yakwinjira. Ese muratekereza biruze kuba byagenda bite ubu Nyambo nabasha kuba yakurikiranwa n'amategeko, kandi tubizi neza ko arengana kiriya cyuma ari Nick wagiteye Samu? Muratekereza biruze kuba byaherera hehe? Reka musabe nibigeze hano rwanda kandi subscribe ndetse n'inzogera kugira ngo upload zacu zigeze kugeraho ku gihe, maze dukomeze kugenda twiganirira kuri filime yacu Mwenedata, filime mukunda muri benshi, filime dukunda natwe twese. Tubasaba rero kugira ngo mugere muri comment musangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko muri kubibona, mutubwire uko ibintu muri kubibona ndetse n'uko mutekereza bize kuba byagenda muri episode ikurikira. Ariko turabona ko ibintu bimaze kuba byaba imidugararo, tuzi ko filime yacu igiye kuba yaryoha. Ubu ngubu Nyambo agiye kuba yamenyana na musaza we, ariko ubu ngubu ibintu bigiye kuba byagorana. Ese weho uratekereza biruze kuba byagenda bite muri episode ikurikira? Ndagira ngo ujye muri comment udusangize igitekerezo cyawe, utubwire uko ibintu ubibona ndetse n'uko utekereza biruze kuba byagenda, maze dukomeze kugenda turyoherwa 5/5. Ku rundi ruhande, ubwo Nick yari ari kumwe na nasi bari kwa muganga bari kumwe na Samu, nibwo Nick yahise ashinja Nyambo ko ari we wateye icyuma Samu. Ngira ngo na nasi yahise avuga ati ariko se ko kuriya mukobwa ngo ni Nyambo adushakagaho iki? Nibwo bahise banamushinja ko ari we washatse kuba yaroga Samu, banamushinja ko ari we waroze Samu cya gihe Samu yari yarozwe. Bahise bashyiraho na biriya by'amata yari yanduye, kandi turabizi neza ko ari Nick wari wayanduje. Ibyo byose rero bari kubishyira kuri Nyambo. Ubu ngubu yamaze kuba yaba umunyabyaha, agiye kuba yakurikiranwa n'amategeko. Ese muratekereza biruze kuba byaherera he guys?